urabona icupa ibintu birimo imbere byari byose ndabona bijya gusa na zahabu niba atari amaso yanjye, maze ugaragariza ibyishimo ngewe binteye kugira ngo mbe nanjye nakwishimira. Nagatobo kamwe ka kizungu ziko kandi nawe mu bantu ashobora kukabasha amungenge bakagiraho umuha amashyi n'abana. Uyu mugabo agize neza rwose. Kamwe ashobora kuba nakubwiye ngo naje niteguye uburyo naje nzi ko mu muco wacu wa Kinyarwanda uri iwacu none ahangaha umuco wacu ni umwe, tugira amahirwe kubera ko tuvuga ururimi rumwe. Nkaba rero yazanye nyina wa mama, akaba ari umuco twasanze, akaba ari umuco uzaraga n'abana bacu. Tukira iyi bayita isuka, ikangwa ibigunda n'ahakomeye igerayo hose irahabasha. Aribonye reka tubihama. Ni mu mpeshyi utazindutse kare ngo ugere ku iriba, uzi ko ikibumbiro cyacu kitabona amazi. Iki rero akaba ari igicuba kidahirira inka, kanywa kuri iki gihe cy'impeshyi, maze ikaba intwaro uzifashisha muri iyi mpeshyi. Ati impundu zagiye aba kugira ngo uwo twagendanye bari ahangaha rwose numvise mutakomye amashyi mutishimiye uyu mugabo. Atazaduha inyiganano hateye abafite ibyuma baduhaye ntiyajya guhinga bikabahitamo. Kuko nabatumiye ngo munyakire umuryango wa Karisiti na Stratoni, nagira ngo mubampera amashyi. Akoze cyamihigo bujya ntware rwose, nagira ngo musabe ahaguruke yigire hino akuramutse.
sindutisha bose ngwino wampoza ku mutima nkesha amahirwe mu buzima ngwino se simbiri isumba yanjye urabagirana n'umucyo ukeye ni wowe nkesha urugwiro wagiye kuriyukira ariko nanjye akubwiye ngo umusore wanjye ubwo umuhaye aho yicara nanjye nyamara nanjye ntabwo nakwicara nanjye utabanje ngo nyoherereze umukobwa wawe aze nawe yicarane n'umusore wanjye maze agubwe neza. Urabona ko buriya afite nubwo atavuga ariko buriya afite icyo yatekereje. Ndagira ngo rero nanjye nyoherereze umukobwa wawe nanjye aze aganirize ngende ku murongo sinumva ko iyo bakajya hagati aba bakajya inyuma
dufite Antoinette ngo yaraje ngo asigaye n'icyawe nk'uko nakubwiraga gende witegure. Yitwa Mutumyinka Antoinette. Umushumba wanje rero nkaba ngira ngo nawe umpe rwose sinkuvuna nohereza umushumba n'abandi nk'abandi bagabo bangahe wumva wizeye bashobora gushima haze umushumba bereke mu rwuri inka bifuza iberanye n'umukobwa wawe. Iyo bashima nanjye niyo nkucikiriza. Rwihimbya nzireba ninzishetura, rwikunda zisima nzakukira, rwirundana nzisyamura ngo isyore, rutatina nzihinda ninzi zagurira, rutahunga nzihabura nitaha, ruteganda nzinihiza ninzikama. Abarisa bazo bacera nibikama, okuzahazi yagibihemera ngo itahaye. Ibishabe birere byanze abazana bimukana babyitira, babuganuza bacunda bagitura. Ezarwara nzetera abashami nibishama, bazitambira zikira nzireba zishemire nzikunda nshemerera. Kabyara hariya hari inyamibwa nziza cyane, hariya yahuje ababari bacu mwokagira impamo, uragahorana impundu bagahorana amata bakagira inyana y'inka. Impore wokabyara uwampa indibori yajyana, uwampa ikibinda nabindi bigunda batinda ibindi birayi. Kagira Imana, muragahorana abana, muragahorana ababyeyi, muragahorana amata y'inka, murakagira urugo rutakagira n'ikindi. Bati mbe amacumu we, ntindi macumu abandi. Birukunda kurekura n'urugo rw'urukomeye ndaruciyemo kabiri ndicaga tubano. Bagabo babiri gamba, inka yitwa inka y'urukundo. Tiragageze umugambi nkuba zihindiye ku muganzi rwa Mirindi ya Serukabuza, ndagira bukira mihigo y'urwego ariyo rwema bagize rwogera mu muhozi. Kugira inka nk'uko twasigaye aha ngaha bakajya kureba inka mu nzuri zitandukanye, ariko hari urwuri bagezemo basangamo inka nziza, basanga ikwiye Antoinette koko atari inka mbega idasobanutse, ari isobanutse. Kandi inka yanyweye amazi meza, inka yavuwe. None iyo nka rero tukaba natwe twayishimye, twayemeye Karisi bose inka twayishimye. Amashini mundo bayemo. Dindiri
mbwira impamvu ubu rero ngiye kwambaza Imana ibyo nibyanga nambaza bakuru abo bahame kugukunda maze ujye untashya twicaranye shenge mbwira impamvu twamuguhaye bagusabye inkwano wadukwereye rwose ubu ngubu umuryango wa Stratoni n'umuryango wa Nzeyimana ndumva hari byabaye umuryango umwe ndumva ibyo ngibyo ko duteraniye aha ngaha twabihera amashyi n'impundu urakoze kumpa ijambo mu by'ukuri ndagira ngo nanjye mbashime nk'uko natumyumva mbere yo kumushima rero ari we ari n'abayavugiye mwamanza mukabampera amashyi n'impundu rwose ku by'ukuri rero amagambo bayavugiye yaje kumbwira ko yabonye umukobwa akamurambagiza akamushima nubwo mwaniganaga ijambo ngatuma uyu mugabo akaza akambera mu bukwe sanze ubu bukwe buryoshye sanze ari bwiza ahubwo sanze n'abayavugiye uriya mukobwa yarambagije sanze ari umugeni mwiza mwa babyeyi b'abasangwa mwa babyeyi mwe b'abakwe mwampera rwose aba bagabo uko ari babiri mwabampera amashyi ndetse nibahaguruke cyane haguruka turamutanye kuko utabaye ikigwari rwose nanjye nicyo gituma nagumye gusamba gusamba ntibaho turamukanye umwana cyane nanjye ndamushimiye rwose kubyukuri amagambo nashimaga tuhaye egera ujye muri amuryango wa Stratoni ubwirutsi bwose umuryango wa Nzeyimana n'umuryango wawe wabaye umwe mwitegure mu minsi mikeya turabahekera iyi ni primusi iduhuza twese imiryango yacu yose igakomeza ikaba aya ni amazi y'Ibwanacyambwe genda uyasoma nugera hari igicumbi wabwira uti usome kuri aya mazi y'Ibwanacyambwe nuko uko ameze aya ni iyi umuryango iwacu rero uko nasanze iwacu babigenza aba basaza ureba bajyaga bambwira ngo biryoha bisangiwe maze twese tuzahore dusangira
byose na bose. bageni bavandimwe muje mu ngoro ntagatifu guhana isakramento ryo gushyingirwa
kiliziya umuryango w'Imana ibakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera, niyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje kwishimira no kuyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba nk'umugisha uwo mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristo agirana na Kiliziya.